nitwa Mberabagabo Tarsisi, nkaba nubatse, mfite umugore n'abana 6. ubwo uriya mukobwa akaba ari uwa 3. noneho gukora ibikorwa bidasanzwe sinzi, ashobora kuba yarabimboneyeho kuko nanjye mu bushobozi bwanjye yasanze mfasha hari abantu nyine batishoboye, mbese ndusha ubushobozi nkabafasha. ubwo nyine ari nk'abana nkabagumana iwanjye nkabitaho. noneho ubwo nyine yavutse hari abandi mfite, ubwo rero aba ari byo akurikiza. noneho icyamuteye gutekereza abana cyangwa se abandi bantu batishoboye ni uko yabonaga nyine mu bushobozi bukeya nari mfite nageragezaga kubutanga, ubwo nyine nkamushishikariza kwiga, kuko nabonaga ko u Rwanda rw'ejo ari u Rwanda rw'abizi. ubwo rero noneho yagera ku ishuri yabona abo batangiranye bari kuvamo, nuko bikamubabaza. noneho ubwo kudukaye namuhaye najya kubona nkabona atahanye kamwe, nuko akavuga ngo bakamwibye. yaje kubinsobanurira nyuma ko yasangaga nyine ku ishuri hari umwana wabuze ikayi, noneho agasiba, nuko agezeho ngo akamuha imwe, ubwo agasigarana indi muri ayo ngayo mba namuhaye. ubwo naho ngaho byahereye mu ishuri, none ubwo arabikomeza. ubwo arangije sinzi ukuntu nyine yabonye akaraka, nuko ubwo bimutera inkunga kurushaho. ubwo nyine nk'uko mubireba, ntabwo ari wa mukobwa ushaka nyine kugira ibintu bigezweho, ahubwo iyo abonye akantu atekereza ku bandi. ubwo rero niyo mpamvu ibi ngibi byose nyine abishobora. none ubyakira gute? urabyishimira? wumva gute ishema? anteye ishema kuko umuntu utekereza gufasha, cyane cyane nyine nk'umukecuru nkuriya, ni ukuri pe biteye ishema kuko yabaye ntabishyigikiye ntabwo mba naje. ariko kuba naje ni ikimenyetso kigaragaza ko mba mbyishimiye kandi mba nshaka ko nyine abikomeza.